On TTV. Yes, hello once again, ni nje Popo. Ikiganiro cyo ni Bookstore nk'ibisanzwe ini on TTV, so ambaka tugiye gukomeza kubana. Uyu munsi rero ndagarutse, hari igitabo najyaga mbasomera ngira ngo haci iminsi myinshi tutakirebaho, ariko nakigarutseho kubera impamvu rwose nabonye kari ingenzi, cyitwa All Far Down, cyanditswe n'umugabo witwa MG Arledge. So iki gitabo rero ibintu byibirimo byiganjemo ngira ngo tugenda tugaruka ku mubano nk'uko igitabo kivuga, ni byose bigiye hasi cyangwa se kwa kuntu ibintu biba bikomeye, nko kuvuga ati byose bigiye hanze nyine tu bikomeye byagenda bite. So uyu munsi noneho icyo nabasomeyemo, hari ikintu kijya kibaho ugasanga umugore n'umugabo barabana, ariko nyuma ugasanga ari ibintu bahishanye, noneho bigenda bite iyo umenye ko umuntu mubana cyangwa se umuntu mukundana hari ikintu yaguhishe kandi ukakimenya none ari wowe ukivumburiye, bigenda bite, hari ikintu byangiza ku mubano. So icyo nagarutseho uyu munsi wakibaza ngo kubera iki nakigarutseho, ngira ngo mujya mubibona ukuntu muri sosiyete nyarwanda basigaye bavuga ngo nta rukundo rukibaho, ngo abantu ngo nta nkundo bakigira, ngo bisigaye ari amafaranga, ngo udafite amafaranga ntagukundwa, ngo ntagukunda, ariko mu by'ukuri ntago ari uko urukundo rutabaho, ahubwo nuko ukuri kwashize mu bantu, no kumenyana bya nyabyo byashize mu bantu. Urumva uhura n'umuntu muhuriye muri bisi gatumutwara nimero mukahita muba inshuti, ewana icyumweru kimwe bibiri akaza kugusura akahita aguma aho ngaho mu rugo. Mu by'ukuri n'ababeshyi sinzi ko urwo rukundo muba muziranye, sinzi ko urwo rukundo rwaramba. Nigeze kukivuga iki gitabo mbabwira gukundana n'umuntu mutaziranye ibibi byabyo, kuko mu by'ukuri iyo ukundana n'umuntu mwarahuye gutyo gusa, nyine iyo mwahuye gutyo muba mwarahuye gutyo, niyo mutandukana gutyo, ntago ari ibintu bisaba process ndende, ntago muba mwubahana. So ndakigarukaho cyane kugira ngo wowe untega amatwi utararushinga cyangwa se untega amatwi wararushinze, wibaze muri kano kanya umuntu muri kumwe muri relationship, umuntu uvuga ati nzamugira umugore, umuntu uvuga ati azambera umugabo, umuntu wagize umugore, umuntu wagize umugabo, muri kano kanya tekereza habaye hari ikintu aguhisha utakeka, aguhisha atakubwiye mu gihe mumaranye muziranye, haba amezi haba imyaka, ariko akaba hari ikintu yaguhishe, byagenda bite? Uramutse ukimenye ukakivumbura atari wabikubwiye, wakumva umerewe ute? Niyo mpamvu nabigarutseho cyane. Abantu ntago bagikundana ngo barambane atari ukubera indi mpamvu, si uko urukundo rutabaho, ahubwo urukundo rwawe rugenda rumarwamo n'abantu. Like ubundi urabona ukuntu iyo umunyu wenda wagiyemo amazi, reka nange nk'urwo rugero, ntago nyine ushobora kuba ugifite teste nk'iy'umunyu, uba wagize like donc uba wakayutse, ntago uba ufite icyanga. So rero abantu ntago ari uko badafite urukundo, ahubwo hari ibintu ugenda uhura nabyo bigatuma urukundo rwawe rugukamukamo, bigatuma wumva ko gukunda wakunda utakunda nta kintu bimaze. So rero nkigarutseho kugira ngo noneho wowe ukurikirana Bookstore ntube witeguye uvuga uti nubwo runaka yaba aramisha ikintu nzabyitwaramo ntibizagenda bite. Utekereze se koko uyu muntu nkwiye kubana nawe, ni ryari uyu muntu ntazigera nicuza kuba hari ibyo yamishe, ni ryari ntazigera nicuza ko hari ibyo atambwiye ariko menye. Reka mbaye nk'urugero, nkuko nababwiye, uramutse uhuye n'umuntu mugakundana, mugatekereza byinshi, mukabana, mukagera mu rugo, urumva mwa mwarahuye mukuze of course nkuko bajya babivuga, utazi background, utazi mbere yuko muhura yarabayeho gute. So bigenda bite rero iyo uwo muntu mubanye mu rugo mukabara 1 year, 2nd year, hari ibintu muziranyeho ariko hari n'ikindi kintu wowe utamuziho. Urugero rworoshye nshobora kuguha bikunda kubaho cyane, nyuma ushobora kuvumbura ko afite nk'umwana. Nekereza ko nubwo mukunda gute, ntago kaburamo. Tekereza kuba ubanye n'umuntu umwaka umwe, imyaka 2 utazi ko afite umwana hanze. Wenda hari abantu bagira n'imitima ikomeye akavuga ati ngiye uwo mwana najyana muzana tukamurera tukamubana. None yibaze ko ushobora kubana n'umuntu wo nteza amatwi muri kano kanya, uzi ngo murakundana ngo murabana munafitanye n'abo bana, ariko afite urundi rugo.
wabyumva ute? Tekereza noneho ubyivumburiye ari wo byivumbura apana bino tujye tubona amafilme ukavuga ngo reka reka byaba ari filime, noneho wowe bikubayeho wabyitwaramo ute? Ubundi se kuki bikunda kubaho? Kuki abantu bahishanya ukuri? Hari ikintu gishobora gutuma umuntu aguhisha ukuri cya mbere. Umuntu ashobora kuguhisha ukuri kw'ibyo yaciyemo, k'uwo ari we kugira ngo atakubura, avuga ati ibaze nimbura runaka reka muhishe kino kintu. Ariko se mu by'ukuri ukwiye kubeshya, ukwiye kubaho ubuzima bw'ikinyoma nk'uko nawe babwiye kugira ngo wumve ko uwo muntu mukeneye mu buzima bwawe, cyangwa se ukwiye kubaho ubanye n'abantu mu by'ukuri ukeneye, apana kuvuga ngo ni abantu ngo batazi uwo uriwe. Hari abantu badakunda kwimenyekanisha, reka mbivuge gutyo, mukaba muziranye ariko utamuzi pe, ukaba uvuga ati runaka turaziranye ariko bakubaje ngo runaka ninde, utamenya ngo ni ibiki. Ngewe rero ikintu mba ndi hano nshaka kubigisha ni kimwe, mba nshaka kubigisha kubaho ubuzima bwa nyabwo, apana ubuzima tubayeho tubeshyanya. Ugasanga kubeshya uwo muntu se nyuma se nabi discoveringa, nakora discover akamenya ko wamubeshya ikintu, noneho ko wari waratinye kumubura mbere, kugiye kumubura ku munota wa nyuma. Wenda ntago ndi kubigushinja wowe uri kunkurikira, ntago nzi the life ubayemo buri munsi, ariko mba ngira ngo wishyire muri uwo mwanya, biramutse biri bubeho, biramutse bikubayeho wabyitwara mute? So icyo ni ikintu cya mbere gishobora gutuma umuntu akubeshya ubuzima bwiwe, ntakubwire ko afite ikintu runaka guhisha, akabiguhisha akituriza kugira ngo atakubura. Hari ikindi kintu rero gishobora gutuma akubeshya kubera ko azi ko wamufata ukundi. Tuvuge niba uhuye n'umuntu mukuze mugakundana mugapanga kubana, ariko wenda yarigeze kubaho, yarigeze gukora akazi fucking job, nyine tuno tuzi duteye isoni, like kuba umuntu wigurisha utabizi, ukavuga ati nimba imubwira azajya amfata nk'umuntu w'indaya, azajya avuga no mu rugo nihakuma kano, nyine ugahora witeze ukavuga ati gusa ubwo nimba imubwira nitunabana azajya bincunaguriza, ukanatinya incyuro, bigatuma so umubeshya uvuga ati ejo n'ejo bundi atazajya bincyurira reka niturize. Ariko se mu by'ukuri ukwiye kubaho mu buzima bwo kugira ngo wumve ko udakwiye kubeshya, ukwiye kubeshya umuntu kugira ngo ukunde ubane nawe, cyangwa se ukwiye kubana nawe muziranye mukundana. Rero ikintu kibaho, impamvu nekereza ko divorce ziri kubaho buri munsi abantu bakoze divorce, abantu ntago bari kumwe, bashwanye, tugabane bigende bitya, nta yindi mpamvu ndakubwiza ukuri, si uko abantu baba batarakundanye pe, batanabipanze, batanabitekereje, ibintu baba barakoze baba barabifatiye n'umwanya, ariko ntago baba baziranye. Nicyo kibazo kiba kiri mu baba barabeshyanye, noneho ugasanga nyuma wimenyeye ukuri utakubwiwe n'undi muntu, ukavuga ati ntago nshobora kuresista ibi bintu, ukahita noneho ushwana nawe. Mu by'ukuri se iyi sosiyete nyarwanda mukurikije uburyo tubayeho, u Rwanda rwacu ngira ngo turabizi, dukwiye guhora muri izi mvururu z'abashakanye. Abantu bashakanye bakwiye guhora ku mirenge baka divorce kubera ko hari ibyo bahishanye, cyangwa se wowe unkurikiye utarashinga urugo, umuntu utekereza ko muzashingana urugo, wumva wowe mu by'ukuri wazatandukana nawe ku munota wa nyuma kubera ikintu runaka wamuhishe yavumbuye? Cyangwa se ukwiye kubaho ubuzima bwa nyabwo? Ubuzima bw'ikinyoma nibwo nababwiraga ni ikintu kibi cyane. Hari umuhanga umwe wavuze ijambo aravuga ngo ubundi mu gihe uzi ko utarabaho ubuzima wigenga bwawe, wigenga wumva ko ari wowe, ntabwo uba ukwiye guhitamo umuntu mubana, kuko iyo utazi ufite ubuzima wigengamo, nibyo ubona umumeri, umuma cyangwa umupapa ageze mu myaka 40 nibwo atangiye kujya ajya mu tubari, akagura, akanywa, akenjoyinga, nibwo atangiye kujya ajya mu tubyiniro, nibwo atangiye kujya atumira abantu bari mu kigero kimwe, nyine ukabona ari gukora ibintu yakagombye kuba yarakoze akiri umusore, kubera ko ubuzima bwe yabubaye hatari uburiwe. Ntabwo yigeze abaho ubuzima bwo kwigenga, yabayeho ubuzima butari atigengamo, yahisemo umwanzuro, yafashe umwanzuro wo kubana n'undi muntu, kandi ubugiye kubanaho ubuzima bw'ubuziraherezo. Ngenda ntago mbizobereyemo cyane, ariko iyo mugiye kwiga kwa bapadiri no kwa pastor babibabwira cyane, niba ugiye guhitamo umuntu uba wiyemeje pe, ntekereza ko ubundi no need of divorce, kuko ubuhisemo umuntu
wiyemeje ukavuga ati bibi byiwe byiza byiwe tuzayibanamo kuko nk'uko mugiye kubana mu gitondo ubyuka umubona saa sita umubona nijoro umubona ejo umwaka ugashira ibiri mpaka mutandukanyijwe n'ikindi kintu nk'urupfu. Ukibaza rero uwo muntu niba ari bwo atangiye kwiyumvamo adults cyangwa se ubu amabyiburuka ari bwo atangiye kwenjoyinga ubuzima bwe, nuko hasi akiri mutoya ntabwo abashije kwenjoyinga ubwo buzima, none ugasanga ageze aho afata umwanzuro wo kubana n'umuntu atarigeze aryoherwa n'ubuzima, atarigeze abayeho mu buzima bwo kwigenga, ahubwo abayeho mu buzima runaka se ko mukunda ni mwiza ngomba kubana nawe afite amafaranga. Mu by'ukuri rero kubera ko ari bwo bigiye mukumva ukajya wumva hari ikintu ukeneye gukora utakoze ukajya kwenjoyinga ubwo buzima, n'ubundi urwo rugo fasha ntabwo rwakomera. Waba uri kunkurikira uzi ko ubikora uri umuntu wubatse, menya ko biriya hari ibintu nyine byagucitse, hari imyaka wagombaga kubikoramo. Mu gihe utabikoze cyose biragukurikirana mpaka igihe kikagera noneho ukajya ubikora ushaje. Ibaze nyine umeze nka wa muntu wanga gusaza nyine agakomeza yigira mutoya kubera ko yahisemo umwanzuro ameze nk'umuntu wankubutse. Hari n'igihe ugera ukabyicuza ukavuga se koko nagombaga kubana na runaka, nagombaga kubana n'uyu muntu. Icyo nshaka kubigisha ni kimwe, niba uri mu mubano n'umuntu please irinde kugira ibintu uhisha, yaba wowe yaba we, irinde kugira ibintu uhisha. Wumve ko uri open to him or her, wumve ko mu by'ukuri wera kuri we. Kandi kambigisha ikintu nanone aho kugira ngo umuntu muzashwane muzatandukanye biguturutse wowe ukurikirana bookstore, reka uzatuma uwo muntu mushwana ari we biturutse, mutandukane biturutse kuri we, aho kugira ngo ubeho ubuzima bw'ikinyoma butazamara igihe, buzamara igihe gitoya bwiza ariko igihe kinini ukazaba mubayeho nabi ubabaye. Reka ubeho mu buzima bw'ukuri uzabeho igihe kinini wishimye kidashira. Impamvu bookstore biri hano ni iki? N'urugero niba kino gitabo kitubwira ngo ibintu byose biramutse birangiye, ngaho nawe tekereza ku munota wa nyuma icyo kintu uzi ko wahishe umuntu wawe wo nkurikira, ku munota wa nyuma aramutse none akivumbuye wakumva umeze ute? Ese utekereza ko yagufasha utagute? Wowe se ubwo wakifata ute? Ndagira ngo usigare ubyibazaho. Niba koko nkurikira nuzi ko hari ikintu wishobora kuvuga ati yego ko mana tusuga ibintu nabimubwira, yaba ibyo mu muryango yaba ubuzima bwawe bwitwa avuga ati yego ko ati sinshobora. Kandi ndakwinginze gerageza kubaho mu buzima bwawe wigenga, gerageza kuba mu buzima bwawe wenjoyinga mbere yuko ubana n'uwo utekereza kubana nawe, kuko igihe cyose uzaba wabayeho mu buzima bwawe wigenga ikintu kizakubaho ni kimwe, uzashaka kwigenga noneho ufite umuntu wundi uri bukugenge, kandi ni ibintu bibiri bigomba kugongana, ntabwo byashoboka. Ntabwo akigenga hari undi muntu nawe muri kumwe ugomba kukugenga. So ndakwinginze ubaho ubuzima bwa nyabwo, irinde kubaho ubeshya, irinde kubaho kugira ngo utabura abantu umeze nk'uri kugura urukundo, umeze nk'uri kugura ibyishimo. No, sigara wibaza biramutse bikurangiriyeho, ibintu byawe biramutse bigiye hanze, ibyo wahishe byagenda bite? So in a few words I was telling you that the life of relationship has to be in the truth. So when you are in a relationship without truth, when you are in a relationship with lies, you always lie, you have a lie that you kept in your heart, that your partner didn't know, which your partner doesn't know. Can you imagine at the end when your partner will discover that you hide your lie? What will happen to you? What will happen to your relationship? Already that relationship will break up. So for sure, do you want to end your relationship because of that lies you hiding, or you want that your relationship to be strong? So in order to make relationship strong, you have to make like froze of all lies, all things in your mind, all things in your heart. What happened in your past, you have to say it to your partner in order to be the one, because you are two in one, you are one in two. So guys, please make sure you subscribe, make sure you follow us, and you like, share and comment. It's our motivation. We like you, we appreciate you. Let's meet together.
next day. This was Bookstore on TTV. Ciao. On TTV.